mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuba tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka rero mbinginge abafite uburyo mwafungura Bibiliya zanyu, dufungure muri Zaburi y'119. Turasoma amagambo ahari duhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Reka dusoma ayo magambo. Bibiliya iratubwira ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana idufashe kandi itwigishe ukuri kw'ijambo ryayo. Mana, turagushimye ko utwemereye umwanya mwiza ndetse ukaba wemeye ko tuganira ku ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo ucishe bugufi imitima yacu, uyicishirize bugufi kumva no kumvira icyo ijambo ryawe ridushakaho, maze uturemere inzira imurikiwe n'ijambo ryawe, kandi udutere ishyaka n'umuhati byo kuyicamo, kugira ngo tugende tukunezeza tutabusanya n'ubushake bwawe. Twigishe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twibaze kuri iki kibazo kivuga ngo ese ni gute natsinda icyaha mu buzima bwanjye? Akenshi iyo tumaze gukizwa, kuri bamwe nubwo benshi bitiranya gukizwa, ariko iyo tumaze gukizwa mu by'ukuri haba hasigaye umunezero. Ndavuga ku bijyanye nuko tuzabona ubugingo buhoraho, tuba twamaze kububona. Ariko nyuma y'ubu buzima dukuwe mu mubiri, ni lazima dukwiye kunezerwa ndetse tukishima, kuko nk'uko biri bivuga nta gucirwaho iteka kuba kugihari. Ariko se uyu muntu umaze gukizwa ni muntu ki? Turabibona mu kanya. None se uyu muntu umaze gukizwa akwiye kugenda ate? None se uyu muntu umaze gukizwa ari hehe? Mu yandi magambo, atuye he? Ibyo ni ibibazo turi bubonere ibisubizo. Gusa ikintu nkwiriye kukwingingira kandi ukwiriye kumenya nuko Bibiliya ivuga ko Satani ari nk'intare itontoma igenda ishakisha uwo yarimbura. Ibi bivuze ko dukwiriye kwitonda cyane. Bibiliya igereranya umukristo nk'umusirikare, kubera ko turi mu ntambara ikomeye yo mu buryo bw'umwuka. Abakristo benshi bakiri abana ntabwo bazi neza uburemere bw'uku kuri, kuko uko ugenda ukura muri Kristo uzabona neza ishusho nyayo y'uko uru rugamba ari urw'ukuri. Ntabwo ari igitekerezo, ntabwo ari umugani, ahubwo uku ni ukuri ko mu buryo bw'umwuka. Hari urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Hari abantu rero bamwe batekereza bati, ntureba ko ari urugamba ubwo ushobora kuzarimbuka, ntabwo wamenya niba koko uzagera mu ijuru. Oya rwose. Iyo ukijijwe uba ukijijwe, ariko uba ugiye kurwana urugamba rwo mu mwuka. Uba ugiye kurwana n'iki rero? Uba ugiye kurwana n'ikintu cyitwa icyaha. Nk'uko twabibonye inshuro nyinshi, igihe wakizwaga wahindutse abantu babiri. Umuntu wawe wa kera ufite ishusho ya Adamu ndetse akaba afite kamere y'icyaha, uwo niwe muntu wawe wa mbere. Hanyuma umuntu wawe wa kabiri ari we muntu mushya muri Yesu Kristo, niwe ufite ishusho y'Imana. Niki rero dushaka kureba muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none? Icyo dushaka kureba kandi kwiga ni ukugira ngo dufashe kurwanya kamere y'icyaha y'umuntu wawe wa kera. Wari ubizi se? Hari ikintu ukwiriye kumenya. Ukwiriye kumenya neza icyaha icyo ari cyo. Icyaha ni iki? Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Urebye muri Yohana wa mbere igice cya 3
umurongo waho wa 4. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo waho wa 4. Bibiliya hari ikitubwira. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Icyaha ni ukwica amategeko, kandi kugoma uku turi kuvuga ni ukugoma ku mategeko, cyangwa se ni ukwigomeka ku mategeko. Ugiye kuvuga uti aha, nureba ko dukwiye gukomeza amategeko, icyo nacyo kibike, cyangwa se umbwire niba warayakomeje, niba warayashoboye 100%. Niyo mpamvu nakijijwe, nuko nisha amategeko yose nasize na rimwe, nkaba ntagifite ibyiringiro, nari nciriweho iteka, nari nkwiye kurimbuka. Hanyuma Imana ishimwe cyane kubw'urukundo rwayo rwinshi rwayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo acungure Sadoki w'umunyabyaha mubi, utarushoboye gukomeza amategeko, utarushoboye kubahiriza amategeko, akancungura kimwe n'abandi bose bamwizeye. Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Icyaha kandi ni ugukiranirwa uko ariko kose. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 17, Bibiliya iratubwira ngo gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha kiticisha. Gukiranirwa kose ni icyaha. Icyaha kandi ni ikintu cyose kidakoranwe ukwizera. Icyaha ni ikintu cyose kidakoranwe kwizera. Nivuga kwizera, ntugire ngo ni ukwiyahura. Hari abagira kwiyahura bakakwitiranya no kwizera. Kwizera ndi kuvuga ni uguheshwa no kumva ijambo rya Kristo, hanyuma ukizera nyine kuko wamaze kumva ijambo rya Kristo. Ukundi uko ariko kose kudatewe no kumva ijambo rya Kristo, uko ntabwo ari ukwizera kuzima. Abaroma igice cya 14 umurongo waho wa 23, Bibiliya iratubwira ngo ariko urya ashidikanya wese abaciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranwe kwizera kiba ari icyaha. Kiba ari icyaha. Iyo urebye mu Baheburayo igice cya 11, Bibiliya itubwira neza yeruye yuko umuntu wese utizera adashobora kunezeza Imana. Niba atashobora kunezeza Imana rero, urumva neza yuko arimo gukora iby'Imana idashima. Abaheburayo 11 umurongo waho wa 6 aravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ntibishoboka. Icyaha rero tugahita tubona ko ari igikorwa cyose kidakoranwe ukwizera. Itangiriro 3, muri iki gice cya 3 cy'Itangiriro tubona neza yuko Eva atizeye Imana, kubw'ibyo acira bugufi icyaha. Mwene magambo akora icyaha, maze atandukanwa n'Imana. Icyaha ni ukudakora icyo uzi ko gikwiriye. Yakobo igice cya 4 umurongo waho wa 17. Icyaha ni ukudakora icyo uzi ko gikwiriye. Hari abantu bavuga ngo jewe ntabwo nica, ibyo ni byiza. Jewe ntabwo nsambana, ibyo ni byiza. Jewe ntabwo niba, icyo ni cyiza rwose. Twagukomera amashyi kubw'ibyo. Ariko reka nkubwire nshuti, niba uzi neza yuko gusenga ari ibintu bikwiriye, niba uzi neza yuko kwiga ijambo ry'Imana ari ikintu gikwiriye, nubikore. Ibyo ngibyo bikubereye icyaha. Niba uzi neza yuko kuburira abantu ngo bave mu byaha ari ikintu gikwiriye, ariko ukaba utagikora, ibyo ngibyo bikubereye icyaha. Umva, Yakobo 4 umurongo wa 17 haravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore, bimubereye icyaha. Reka turebe icyaha tubonye ko ari iki. Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Icya kabiri, icyaha ni ugukiranirwa uko ariko kose. Icya gatatu, icyaha ni ikintu cyose kidakoranwe ukwizera. Icya kane, icyaha ni ukudakora icyo uzi ko gikwiriye. Kudakora ibitunganye kandi uzi neza yuko
ibyo ari byo byari bikwiriye. Noneho ushobora kwibaza uti mbese ni iyihe mpamvu nkora icyaha? Ko mba ntabishaka, ko ntabyifuza, ko ntaho nabyize, ko nta muntu wigeze antoza gukora ibyaha, kubera iki nkora ibyaha? Icya mbere, ukora icyaha kuko warazwe kamere y'icyaha guturuka kuri Adamu. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 12. Ukora icyaha kuko warazwe kamere y'icyaha guturuka kuri sogokuruza wawe ari we Adamu, ari nawe wanjye. Utibwira ko hari itandukaniro? Nta tandukaniro. Tukora ibyaha kuko twarazwe kamere y'ibyaha na sogokuruza ari we Adamu. Abaroma 5 umurongo wa 12. Bibiliya iratubwira ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Icyaha cyazanwe n'umuntu umwe, bityo icyaha kizana urupfu, none urupfu rugera ku bantu bose, kuko nk'uko babirazwe na sekuruza wabo, twese twakoze ibyaha. Icya kabiri, ukora icyaha kuko kamere yawe ya kera igukururira mu cyaha. Kamere yawe ya kera igukururira mu cyaha. Kuko ushobora kuba wibaza uti none se koko ko nakijijwe, kubera iki bintu, kubera iki nokereza bino bintu, kubera iki mbyiyumvamo? Ukora icyaha kuko kamere yawe ya kera igukururira mu cyaha. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14. Bibiliya iratubwira neza yeruye ko umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igira uwo ibyohesha, ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Mbese ibyo urarikiye ntugire ngo ni ibintu biri hanze yawe, ahubwo ni ibikurimwo indani. Indani mu muntu habamwo ibintu byinshi cyane. Habamwo abagore cyangwa abagabo, habamwo imodoka, habamwo amazu, habamwo ibintu byinshi cyane biba indani mu muntu. Hanyuma yamara koshywa n'ibyo ngibyo ararikiye bimushukashutse, nibwo agenda yakumvira irari rye akagwa mu cyaha, ariko bikomotse muri we. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14 ndagira ngo tuhasome twihuta. Bibiliya iratubwira ngo iki? Abaroma igice cya 7 umurongo waho wa 14. Bibiliya iratubwira ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho si jye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri jye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sijya uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu umwami wacu. Nuko jyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ukora icyaha kuko kamere yawe ya kera igukururira
mu cyaha. Niba ukijijwe, ntabwo nkora ibyaha kuko nshaka kubikora. Oya, nawe ntabwo ukora ibyaha kuko ushaka kubikora, ahubwo hari intambara iri muri twe, kandi iyo ntambara niyo mu buryo bw'umwuka. Turaje mu kanya turebe uko ushobora kuyitsinda. Icya gatatu, ukora icyaha nk'ingaruka zo kugeragezwa kuri mu bice bitatu nk'uko tubibona muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ndagira ngo ahantu tuharebe neza twitonze, kuko Bibiliya hari ikintu itwigisha hano hantu. Bibiliya ni ijambo ry'Imana rikwiye kuyobora abariciriye bugufi bose, kandi rikatugeza ku gutunganira Imana. Bibiliya rero ahangaha iratubwira neza, murongo wa 15 n'uwa 16 w'iki gice cya 2 cya Yohana wa mbere, haratubwira ngo ndabandikiye, mumbabarire, nimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Nari mvuze ngo iki? Ukora icyaha nk'ingaruka zo kugeragezwa kuri mu bice bitatu nk'uko tubibona hano mw'aya magambo tumaze gusoma. Haratubwiye ngo nitugakunde iby'isi. Aha ni nko kuvuga systeme y'isi, uburyo isi ikora. Bibiliya ikongera ikatubwira ngo nitugakunde ibiri mu isi. Hari umurongo ukomeye cyane muri Bibiliya uvuga ndetse ukabwira abantu benshi bari kuri iyi si, uvuga ngo urukundo rw'impiya ni umuzi w'ibi byose. Nyamara abantu bararenga bakazikunda. Kubw'iyo mpamvu tubona ko abantu bakunda ibibi kuruta ibyiza. Hari imbuzi y'ijambo ry'Imana, nimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, kuko umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese nikuba kuri muri we. Kiri mu isi rero ni iki? Murongo wa 16, ikiri mu isi ni irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri. Iki cyanditswe ushatse wakigereranya n'icy'umucunguzi wacu. Mana yacu ishimwe cyane, kuko dufite umucunguzi uzi neza abo turi bo. Mpamvu tuzi neza nuko nawe yageragejwe nk'uko natwe tugeragezwa. Ariko Imana ishimwe, kuko umucunguzi wacu yaratsinze, bityo yatubera urugero rwiza, natwe tugashobora gutsinda nk'uko yatsinze. Ahari uribaza uti natsinda icyaha gute? Reba ahantu hambere tugeragezwa n'irari ry'umubiri. Hari umudamu umwe wageragejwe mw'ubu buryo. Uwo ni umudamu witwa Eva. Usomye Itangiriro igice cya 3 umurongo waho wa 6, hatwereka neza ko Eva yageragejwe n'iki kintu, kuko igihe yarebaga n'amaso, hanyuma umubiri kwifuza kwawo ukamubwira uti ibyo byo kurya ni byiza, ibyo byo kurya ni byiza, byagira icyo bihindura ku mubiri wawe, byagira icyo bihindura kuri wowe, ku buzima bwawe. Ibyo byo kurya ni byiza. Hanyuma Eva amaze kumva yoshyoshyejwe nuko kurarikira kwe, hanyuma aracumura. Nyamara Yesu, urebye muri Matayo igice cya 4 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 4, igihe Satani yamugeragezaga kumushukisha guhindura amabuye imigati, ntabwo Yesu yigeze amwemerera. Ndagira ngo nkubwire ngo nk'uko Yesu yamubwiye ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Hari umurongo twari turimo kurebaho kare muri Matayo igice cya 6. Matayo igice cya 6, Bibiliya iratubwira neza yuko ubugingo buruta ibyo kurya. Ubugingo buruta ibyo kurya. Bibiliya ni kwitubwira ku murongo wa 25, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Umubiri nturuta imyambaro? Ariko ntabwo
ibi bintu Eva yigeze abitsinda ngo amenye yuko ubugingo buruta ibyo kurya. Imana yari yaramubwiye ngo umunsi mwariye kuri iki giti muzapfa, ariko Eva yoshyoshyejwe n'ibyo ararikiye, irari ry'umubiri disi we ararya, hanyuma bimuviramwo urupfu. Ukora icyaha nk'ingaruka zo kugeragezwa kuri mu bice bitatu kandi bikorera muri wowe. Icya mbere ni irari ry'umubiri. Icya kabiri ni irari ry'amaso. Irari ry'amaso nk'uko twabibonye ahangaha, hari irari ry'amaso. Aya maso twameze, aya maso meza cyane dusomesha ijambo ry'Imana, aya maso meza cyane turebesha iby'Imana yakoze mu kurema, aya maso meza cyane dukoresha, kandi ni nayo maso yinjiza muri twebwe ibyo turarikira. Eva yageragejwe atya igihe yabonaga ko icyo giti ari icy'igikundiro, ngo yacyitegereje, arangije amaso yamwereka uburyo icyo giti ari icy'igikundiro. Irari ry'amaso, irari ry'amaso. Hanyuma habonye ko ari icy'igikundiro, urumva ntabwo kwihangana kwari kugihari, yari yamaze kubona ko ari icy'igikundiro. Wa mugabo we, nawe wa mugore we, nawe wa musore we, nawe wa mukobwa we, nawe muntu uwo ari we wese uteze amatwi, irari ry'amaso iyo uryemereye, ndagira ngo nkubwire ngo iyo umaze kwemezwa n'amaso yawe ko ibyo ubona ari byiza, uba ugiye gucumura, uba ugiye gucumura. Niyo mpamvu dukwiriye gufatira kuri uru rugero. Yesu yageragejwe mw'ubu buryo. Urebye muri Matayo igice cya 8, igice cya 4 mumbabarire, umurongo wa 8 kugeza ku wa 11, Satani yaramuzamuye amwereka ubwami bw'isi bwose, kandi amusezeranya ko arabumuha napfukama akamuramya. Tekereza abaye ari wowe bakubwiye baturategeka iyi si, kandi buri kintu cyose cy'ubutunzi kiraba icyawe, mbese wakwifata ute? Wahita uvuga uti harakabaho Satani? Gitekerezeho. Yesu ntabwo ari uko nguko byagenze. Yamutsindishije ijambo, yaramubwiye ngo haranditswe ngo ukwiye gupfukamira Uwiteka Imana yawe yonyine. Kwibona ku by'ubu bugingo, kwibona ku by'ubu bugingo, cyo ni ikindi kintu tubona muri iki gice twasomye. Iki kintu nacyo Satani yakigerageresheje Eva igihe yamubwiraga ati jya kuri izo mbuto nta kintu uraba. Yararimo amubwira ati rwose wowe nta kintu ushobora kuba, ahubwo uri buze kumera nk'Imana, uri buze kugira ubwenge, uri buze kugera hejuru, aho rwose uraba umeze neza cyane, kuko urabuzi byose nk'Imana ibyizi. Uraba nta muntu ukuyoboye, uraba nta butware bundi buri hejuru yawe, ahubwo wowe ubwawe uri buze kumera nk'Imana. Eva yemerera iki kintu kiramuyobora, hanyuma kugwa kwe kwabaye kunini. Bantu benshi bashaka icyubahiro, bantu benshi bashaka kujya hejuru y'abandi, nta wifuza kuba umugaragu. Nubwo Yesu atubwira ko umuntu ushaka icyubahiro akwiye kugishakisha gukora ibyiza, ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana akwiye kubishakisha kwicisha bugufi akaba umugaragu. Ngiyo formule y'Imana. Ariko Eva we ntago yashatse kubikora mw'ubwo buryo bw'Imana. Kubera iki? Kubera yuko hari ukwibona kwatewe muri we na Satani ku by'ubu bugingo. Umva disi we, wari ukwiye guhinduka, ugahindukira, ukamenya ko kwibona ku by'ubu bugingo atari ikintu cyari gikwiriye gutwara uruhu n'uruhande byawe. Nyamara se Yesu igihe yageragezwaga muri mwene aka kageni, uzi ngo se yarabyemeye? Kuko Satani yarongeye aramuzamura, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Satani yaramuzamuye, aramubwira ati rwose wowe jya hano hejuru usimbuke, hanyuma Imana iragutegekera abamarayika baze bakuramire rwose,
ntabwo ushobora gukubita ikirenge cyawe hasi. Ahari Yesu yaza kuba nkawe, yari kuvuga ati ndahita mba umusitari pe, ndahita amenyekana, reka mbikore. Oya, ntabwo Yesu yigeze yumvira Satani, ntabwo yigeze yumvira Satani. Dore ikiri mu isi ngiki, nushaka ubigenzura uyu munsi ntabwo biri buze kwira utabibonye. Ikiri mu isi ni irari ry'umubiri, ni irari ry'amaso, no kwibona ku by'ubu bugingo, kandi ibyo ntibituruka kuri Data wa twese, ahubwo ibyo ni iby'isi. Wari ukwiriye gusobanukirwa n'uburyo Imana ibona icyaha. Hari uburyo Imana ibona icyaha. Hano ndi kuvuga ku muntu wakijijwe. Imana yaciriye iteka icyaha cyawe i Karuvari. Hari icyanditswe nkunda cyane kiri mu Bakorino ba kabiri igice cya 5, ndagira ngo mumfashe tuharebe. Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21. Bibiliya irambwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana yaciriyeho iteka icyaha cyawe i Karuvari. Imana izagucyaha nk'uko umubyeyi ahana umwana we nukomeza gukora icyaha. Wa mukristo we, ibi bintu ukwiye kubimenya. Nguko uko Imana ibona icyaha cyawe, yagiciriyeho iteka i Karuvari. Ariko menya neza ko nukomeza gukora icyaha, Imana izagucyaha nk'uko umubyeyi ahana umwana we. Mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11 uze kuhasoma, uri buze kubona neza ko ab'Imana ikunda kandi yemera ko ari abana bayo, irabahana ikabakubita ibiboko. Imana kandi ivuga ko uzasarura bijyanye n'uko wabibye. Wa mukristo we, uzasarura bijyanye nk'uko wabibye. Nubibira mu mubiri uzasaruramwo kubora, nubibira mu mwuka uzasaruramwo ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ukora bifite ingaruka. Ntuzigere wishuka ngo ndizaba Kristo nasambana, ndizaba Kristo nakora bino na bino, ndizaba Kristo nagenda uko nishakiye kandi nkagira amahoro. Oya, nshuti yanjye, menya ko ibyo biba nibyo uzasarura. Ihame ry'Imana ntabwo rihinduka, ibyo biba nibyo usarura. Abagalatiya igice cyaho cya 6 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8, Bibiliya iratubwira ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, ubibira umubiri we, umva, ubibira umubiri we. Mubiri wawe icyo ushaka, niba ari cyo ukorera, niba ubibira ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo ukorera umubiri wawe ibyo ushaka, iyo ubiwukoreye muri ryarari ryawo, iyo ukoreye ibyo ushaka, ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mubiri uzasaruramwo kubora. Ariko nubibira umwuka, ibyo umwuka ashaka, muri uwo mwuka uzasaruramwo ubugingo buhoraho. Icyama ukumva neza icyo kino cyanditswe kivuga. Ariko kubera impamvu z'igihe, ndagira ngo turebe noneho uko wanesha icyaha. Birashoboka wa mukristo we, birashoboka ko wanesha icyaha, birashoboka ko wanesha icyaha. Nukemerere ibi bitekerezo bivuga ngo oya ntabwo wanesha icyaha, oya wakwigumira mu byaha, oya wagenda uko wiboneye. Oya, wibyemerera, kuko birashoboka ko wanesha icyaha. Ndagira ngo nkwinginge urebe mu Bakorino ba kabiri igice cya 10 umurongo waho wa 5. Abakorino ba kabiri igice cya 10 umurongo waho wa 5. Wanesha icyaha rwose pe. Bibiliya iratubwira ngo iki hano? Bibiliya iratubwira ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, tugafata mpiri
ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Aho ni he? Ni mu mitima yacu. Bibiliya ikatubwira ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Bibiliya itubwira ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Mwene magambo, ntabwo ukwiriye kumvira ibitekerezo n'imigambi no kurarikira no gushaka kuva mu mutima wawe. Oya, ahubwo ukwiriye kubifata byose ukabishyira munsi y'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko udakwiye kwemerera ibitekerezo biganisha mu byaha kugenzura ubwonko bwawe. Urashaka kunesha icyaha? Urashaka gutsinda icyaha? Ntukwiye kwemerera ibitekerezo biganisha mu byaha kugenzura ubwonko bwawe. Ukwiye kubifungirana, ukwiye kubiheza hanze, ntukwiye kubiha intebe ngo byicare mu bwonko bwawe. Ahubwo ndagira ngo urebe mu Bafilipi igice cya 4 umurongo waho wa 8 ibyo wagakwiye kuba utekereza. Abafilipi 4 umurongo waho wa 8. Hari ibintu ukwiriye kwimika muri wowe, hari ibintu bikwiye kuba mu bwonko bwawe no mu ntekerezo zawe. Ibyo ngibyo akaba ari byo bikubamo. Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8 Bibiliya iratubwira ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari ibyo mwibwira ku manywa na nijoro, isaha ku isaha, umunota ku wundi, umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi. Wari ukwiye kurindira bino bintu mu ntekerezo zawe: iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka, ibiboneye byose, iby'igikundiro. Ndagira ngo bino bintu aba ari byo wibwira ibihe byose. Urashaka kunesha icyaha? Icya mbere, ntukemerere ibitekerezo biganisha mu byaha kugenzura ubwonko bwawe. Icya kabiri, ntugahe umubiri urwaho, ntukishyire aho ushobora kugeragezwa. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 14 hari ikintu hatubwira. Abaroma igice cya 13 umurongo waho wa 14 haratubwira ngo iki? Haratubwira ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. Mwambare umwami Yesu Kristo. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo genda umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Mwambare umwami Yesu Kristo kandi nimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Mubiri wawe wereke Kristo, ubwira uti Kristo ntabwo wamusokamo ngo ujye gukora ibyo wishakiye. Ntugagire gutya ngo wishyire aho ushobora kugeragezwa. Urugero, hari abantu benshi bazi yuko ngo kuba bavuga ko ari abakristo da, abo ni abagabo. Genda kijwe rwose. Umugabo nuko avuga genda kijijwe, haleluya, nuzura n'umwuka, mvuga indimi, jewe ngira gutya ndanaririmba rwose, bambara ubusa tugakizwa. Bikagenda gute na gute tugakizwa? Hanyuma agakora ikintu cy'ubujiji cya mbere kibaho. Ndakwinginze wa mugabo we, kino kintu ntuzakigerageze, kuko benshi baratsinzwe. Ukagenda ukajyana n'umugore utari uwawe, mukajya hiherereye, mukajya mu cyumba, mugakinga, ngo mugiye gusenga da, ngo mugiye kuganira, ngo mugiye kuvugana, ngo mugiye mu biki n'ibiki. Harimo n'abakora ishyano ngo bagiye muri za counseling. Umva, ubwo n'ubujiji bwa mbere bubaho, kuko uba uri kwishyira aho ushobora kugeragezwa. Ushobora kuba utabitekerezaga, utanabigambiriye, ariko ibyo ngibyo bikagusanga aho ngaho. N'ibindi byinshi. Ntukishyire aho ushobora kugeragezwa. Ntugahe umubiri
urwaho. Icya gatatu, menya ko wapfuye ku cyaha muri Yesu Kristo. Mu bisanzwe abantu bapfuye ntibashobora gukora icyaha, ntabwo bashobora gukora icyaha. Menya rero ko wapfuye ku cyaha. Niba uri muri Kristo Yesu, menya ko wapfuye ku cyaha. Ntugatekereze gukora icyaha, ntukishyire ibyaha, kuko abantu bapfuye ubundi ntibashobora gukora icyaha. Abaroma igice cya 6 umurongo waho wa 6, Bibiliya iratubwira ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwariho kubw'Imana. Abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ndagira ngo utekereze unibaze, mbese urashaka kunesha icyaha? Wa mukristo we, mbese urumva ushaka kunesha icyaha? Icya mbere, ntukemerere ibitekerezo biganisha mu byaha kugenzura ubwonko bwawe. Icya kabiri, ntugahe umubiri wawe urwaho, ntukishyire aho ushobora kugeragezwa. Icya gatatu, menya ko wapfuye ku cyaha muri Yesu Kristo. Ahari urimo urasenga nk'uko ndi gusenga, vuga ngo Mana, ndakwinginze undindire intekerezo. Aha niho urugamba rukomeye rubera, mu ntekerezo. Mana, undindire intekerezo, undinde kwishyira mu ntekerezo zanjye aho nshobora kugeragezwa. Urinde umubiri wanjye kwishyira aho ushobora kugeragezwa, kandi ume gupfa koko ku cyaha. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.